igihe tugezemo igihe iki kiri digitali ni igihe kidasanzwe umunyamwuka agomba kukireba akakitondera umunyamubiri we akakomeza akabukari ariko ndifuza ko abantu bose bava mu mubiri bakajya mu mwuka wera. Nagiye kubona mbona ibintu byinshi bitandukanye, mbona amakabari menshi, mbona amasazi menshi, ni menshi utashobora kubara. Noneho mbona ayo yose yarari mu kirere, mbona aragurutse ari kuguruka, mbona aguye hasi uko yagwaga hasi akagwa nko mu biti, wajya kubona agaramanutse aguye hasi ahindutse abantu, ahindutse nk'abakobwa, ahindutse abagabo. Icyanteye ubwoba kikanantangaza ni uburyo nabonaga nkabona ahindutse abantu, kandi ari umukobwa mwiza. Nabirebye numva ngize ubwoba, mbona ni ibitero bitandukanye, kandi ibyo bitero nabonaga bifite gahunda, ariko Imana izanegera abantu bayo. Reka dukomeze dusenge. Imana, mwuka y'Imana yaje kuri nge arambwira ngo bwira aba bantu hakiri kare bikiri mu maguru mashya ngo abantu nibitonde, kubera ko hari dayimoni. Abo badayimoni bose binjiye mu buryo bwiza, abakobwa beza, hahandi umubiri ukoreka kari beza, ariko warebera mu mwuka ugasanga ni bya binyoma y'amasazi. Nagiye kubona mbona mu kabari naho nibo bibereyemo abagabo bazima bajya guhura n'uwo mukobwa wo mu kabari mwiza cyane, bakimara kuryamana uwo mwuka mutwara roho, wamutwara roho, wa mugabo agahita ahinduka zezenge, akazajya ahora hariya. Ubugingo bwo kubera ko bwamaze gufatirwa, gutekereza Imana no guhinduka ntibishoboke. Kandi nabonaga bibanze ku bantu bava mu rusengero bakajya gusinda mu kabare bwihishwa. Abo Satani guhita bafata akabakomeza, kuko ngo abasanzwe bariyo ngo bo arabifitiye. Hari telefone zo mu buryo bw'umwijima, iyo umuntu amaze kugerayo iyo telefone ahita yimuhereza akayimwambika. Nabonaga ari nk'ahani inyuma ashize iyo telefone. Mwuka w'Imana rero yaje kumbwira yes, ni by'agace kenshi gakomeye kuduhitamo hano kuri Gonareke Plus. Amahoro y'Imana akomeze kubana namwe. Njyewe nitwa David, ninjye mugiye kubona muri kiganiro nkanakiyobora, ariko nanone kuri kamera za Gonareke Plus turafite umuntu w'Imana. Mutumirwa wacu uyu munsi ni umuhanuzi witwa Rungano. Umuntu Imana iduhaye mu gihe nk'iki kigoranye, ariko nanone cyiza. Umuntu Imana iduhaye mu bihe bitoroshye, ariko nanone ni ibihe byiza aho wadukurikira ahantu henshi hagiye hatandukanye. Rero ntabatindeye cyane, reka nakire Rungano Innocent. Rungano, meze ute? Mbomeze neza. Ndakwakira kuri Gonareke Plus. David, murakoze kunyakira, Imana ibamugisha. Nkuko abantu bamaze kumenyera hano, dutangira n'isengesho wacu. Reka dutangiye n'isengesho twifashijwemo na Rungano. Kadusenga Imana. Mana mu izina rya Yesu, uri Imana y'imbaraga, Imana ikomeye. Tela donde la manda la honde qui a la monde manda to vilanciado e la bonema letre de va la si adrore kentre boni hai do vila monisham ne hai manda la me la oli ai do oni shi alo handel hai lo mo ani vrum na ha roi oi bishi vama ha do la odi si abn hai lo me tebuko dushaka utangira natwe usozane natwe ni mu izina rya Yesu Kristo wa Nazareti, amen. Hanyuma umeze ute? Mbomeze neza David. Ndashima Imana cyane. Imbaraga y'Imana ikuriho. Muko Imana ndiho. Iyo uzunguje amaboko gutya wumva uri mineza y'Imana. Muko Imana ikuri twe. Hanyuma reka ntangu dutangaza nka tubiri gusa twitangira ikiganiro cyacu. Hanyuma ku bantu badukurikiye, ndi kubibutsa ko cyangwa se mbibiri banga ko umukozi w'Imana dusoje gukwana ikiganiro wese tuba twatumiye, turamubwira akatubwira nimero ye ikiganiro kiri gusoza. Bivuze ngo umugomba gukurikira kino kiganiro cyose ukagisoza. Ikindi nuko ugomba gukora subscribe, ariko nanone ukagisharinga inshuti yawe. Reka nongeye mvuge neza kino kintu, umugomba gukora subscribe, ariko nanone ugasharinga kino kiganiro inshuti yawe. Niba nabagusangije kino kiganiro, umuntu akiguhaye ni inshuti yawe, kuko ibiganiro dukora nibigana umuntu aheze inshuti ye, umuntu akunda cyane, wa muntu we wa hafi. Bivuze ngo nawe ni wo muntu yagutekerejeho, menya ko ari inshuti yawe. Ikindi muri Gonareke Pictures tubafite service zo kubafatira amafoto meza mu bukwe, mu birori bigiye bitandukanye, tukabaheza na video, ariko none tukakora streaming live cyane cyane ku bantu basenze Imana ikabizeza ko ibyo bintu byose izabibakorera kandi neza. Hanyuma rero twe niyo mpamvu twaje, niba udukeneye waduhamagara kuri 0788 27 51 3 7 tukagufasha iyo service.
amafaranga yawe makeya ufite turayemera, cyane ko bino bintu ntabijemo ndi gushaka amafaranga, ahubwo nabijemo ku muhamagaro w'Imana, cyane cyane kuri ba bantu bavuganye n'Imana ko bazakorerwa ubukwe bwabo kandi bukagenda neza, bakanabika n'inzibutso zikomeye mu buryo bw'amafoto n'amavideo. Hanyuma Innocent reka twiganire nawe ku ijwi ry'amahoro. Innocent, ku ijwi ry'amahoro mumeze mute? Ku ijwi ry'amahoro tumeze neza. Turashima Imana kandi Imana iri gukora iby'imbaraga, Imana gukora ibidasanzwe. Yego ndashima Imana ko abantu barimo bagenda banyereka urukundo, Imana ibaha umugisha. Ariko Imana yagusize igikundiro Innocent. Imana yagusize, ariko murangiye wakuntu njye nibaza. Iki kibazo ngona kukibaza nk'abantu batazi Yesu bari hehe, babayeho bate, barya ute, bagenda bate, bambara ute, bavuga ute, basaba ate? Abantu badafite Yesu babayeho nabi. Ni bambere babayeho nabi. Abantu badafite Yesu. Karata nubwo yaba atuye muri etage. Uzi impamvu babayeho nabi? Iyo agiye kurota. Akiryama. Arota ari kumwiba amafaranga. Arota baje bari kumutera. Akarota bari kumwiba amafaranga, akarota bari kumwirukankaho, akarota yakoze impanuka. Akarota amazi ari kumutembana, akarota ari gusimbuka ari kugwa mu bihuru, agasakuza, akarota bamukubita amacupa mu kabari. Akarota bamukubita amacupa mu kabari. Cyangwa se akarota bari kumuzanira umwana yabyaye ku ruhande. Akarota inzoka ziri kumurumagura. Bityo rero akabura amahoro. Ntanasinzire. Akarota imodoka ye ihirimye hasi, agahita ashigagurika hejuru. Akarota yahombye kubera ko gutekereza ati abantu bahombye bigendaga gutya. Akarota yahombye. Nyine intekerezo ze zose ziba mu busazi gusa. Ariko iyo ari umukire kandi asenga, arota ibyo mu ijuru kandi akabona amahoro yo mu mutima. Yego. Aki cyambe kiba gikomena amahoro yo mu mutima. Amahoro yo mu mutima. Umuririmbyi yavuze ngo amaboko yawe yacu abahumuriza n'abayafite tayata ntabwo Hanyuma tujya kuganira na Innocent uriho ubuntu bw'Imana pe. Innocent karame, njye muri iyi minsi ndugukunda cyane ariko no kubyibuha. Yes. No kubyibuha Innocent. Uri kubyibuha? Shingiye ku byo nabonye ndumuga. Guhamya ko ntakure cyane hato Imana itakura umuntu. 37. None yakuntu ngana. Ni ikibazo cy'igihe naho ubundi Imana iza tugirira neza, utabarwa bwo tuzatabarwa. Turacyarindiriye, turacyari ku musaraba kandi kora ko nta muntu nigeze niba kuva nasenga, ntawe nigeze niba nanavuga ngo umutekere y'imitwe. Niyo mpamvu ijuru rizampemba, Imana izampemba ikagira neza. Nukuri ni ikibazo cy'igihe. Yego. Innocent muri imisi nsigaye nango kunda pe. Shadavi nkunde cyane. Tuzanyage pe. Hanyuma umurimo w'Imana umeze ute? Umurimo w'Imana umeze neza kandi turashima Imana pe. Imana iri mu kazi. Kazi Imana yabaye kagoranye. Imijugujugu. Imana iri mu kazi. Imana iri mu kazi. Imana iri mu bintu bikomeye. Imana iri gukora ibyayo. Kandi turashima Imana ko ikomeje kutuba hafi ndetse no kurengera ubugingo bwacu. Yego. Sarige ibyo bivovotera Imana? Ntago nayivovotera kuko none se uko kigeze sigeze kigera. Nta nubwo nshobora kuyivovotera. Kigeze sigeze kigera. Cyari kigiye kuba Imana imbaraga no gukomera no iranyiyereka. Hari igihe umuntu ahita avuga ngo ariko se nkuko umuntu ashobora kuvuga ngo mama ndoko numva ntameze neza bimeze bitagita avuga ati mwana wanje ndahari bigira ikibazo. Niho umuntu w'Imana atandukaniye, umuntu usenga atandukanye n'umuntu udasenga. Ariko igihe cyo kwivovotera Imana nta n'igiteze kuzabaho kuri njye. Hano iwacu haba ari abantu benshi bagiye badukurikiye batandukanye. Nusaba bafite ibibazo byinshi pe. Ako Yesu ni karuhura. Yesu ni karuhura. Yesu ni karuhura. Abantu bafite ibibazo byinshi bigiye bitandukanye. Umuntu akubwira ikibazo cye, wowe wareba ikibazo ufite ukahita uceceka. Mu mwanya nifite ikibazo cy'amafaranga. Ariko arundi ushaka kuza kambwira ibibazo bye. Kavuga ati none ko ufite amafaranga nje nkaba numva nje ntayo ufite, nkaba numva ngurusha mu mahoro. Ni amahoro Yesu atangaye mu mutima.
ushobora kuba uri mu umuntu nzu kubwira ikibazo cyo gasanga afite ibyo bifaranga pera bifite yewe anaba no hanze hahandi bavuga ngo hagiye abasenga Imana njye nibere mu Rwanda amafaranga mfite ariko yakubwira ikibazo cyo gasanga none ngewe murusha amahoro nibereyeho neza ishurirwa mfite mwuko Imana yampaye ariko wenda ntabwo ari byo tugiye kuganiraho nuko bizagera igihe n'abari hanze bakazajya bavuga ngo mwatuguriza kubera ko ijuru ryatwibutse yego kubera ko ijuru ritwibuke urimo uravuga ngo amahoro umuntu akaba afite amafaranga menshi ariko avuga ati mfite ibibazo by'amafaranga menshi ufite ubwoba ariko udafite na make ko narishimye afite amahoro agusumbya amahoro ngo nanjye yagiye nshaka kuvuga ngo mfite ibibazo by'amafaranga akahita ambaza ariko David ufite ikihe kibazo cy'amafaranga mbona ukora hari umwana w'umukobwa umwe nigeze kwikunda wambwiraga ati Yesu araje ngo yaje yambaye ikote rwose ari gukora umubonye ngo yaje yambaye ikote ari gukora ngari kuza yambaye ikote aje gukora yego ari mu kazi Yesu aje yambaye ikote aje gukora wowe tuza ni ikibazo cy'igihe no gutabarwa byo rwose tuzatabarwa mu izina rya Yesu kandi bira amasezerano n'ukuri Imana izatugira neza uwicisha bugufa kubaho Uwiteka ingororano ubukire icyubahiro n'ubugingo nabwo azabuduha kandi twe ntabwo turi inshuti y'isi reka ntabwo turi inshuti y'isi inshuti nta muntu w'inshuti y'isi reka hari abantu b'inshuti z'isi ariko twe ntabwo turi njye ntabwo ndi inshuti y'isi umuntu w'inshuti y'isi uza akunda bameze uw'inshuti y'isi akunda isi akavuga ngo Mana we nyine iby'isi arabisambira arwana n'isi akabisambira byose akagira ngo ntabwo azigera avaho ntabwo azigera apfa kandi nyuma y'ubu buzima hari ubundi buzima ubu ngubu ndi mu nzu nkodesheje sibyo ariko mfite umugabane kwa mama wanjye umbyara uwo mugabane rero isaha ku isaha nyine nzavuga ati va mu nzu yanjye ukange nahita mvuga ati okay iwacu harahari iyi sira niyo yansakuza niyo yantesha umutwe niyo yambabaza iwaba wabizera ni mu ijuru hari amazu meza twateguriwe nawe niba ushaka ngwino tujyaneyo kuko muri iyi si iwacu ababa wabizera ni mu ijuru tuzabonayo Yesu wacu yicaranye n'Imana Data tuzanwa ku mazi y'ubugingo tunywe no ku giti cy'ubugingo nawe niba ushaka nshuti yanjye ngwino dufatanye gusenga azaduha ubugingo iyi si turiho yo ni nizo imeze nk'umupanga utagira iwabo kandi twe dusenga dufite iwacu ababa wabizera ni mu ijuru uzi umusitari wa mbere ubaho ku isi ni umuntu wubaha Imana ni umuntu wubaha Imana agakora ibyo gukiranuka uwo ngo Imana iramwemera kandi ikindi cya kabiri umuntu w'Imana niyo yapfa ntabora niyo yaboze ntanuka kandi igihe kizagira azazuka afite undi mwambaro uruto wari yambaye aheza ni mu ijuru reka nkubwire David ubu gahunda mfite ndabizi ko nzaba umukire cyane wamenetse ariko ibyo ntunzatunga byose nzabisharinga nzabitanga uko niko kuri yego iby'isi nzaba narahawe nzabitanga kuko ibyanjye biri mu ijuru nzabitanga pe uko niko kuri hanyuma reka twinjire mu kiganiro cyacu neza hamwe n'umuhanuzi w'Imana sinzi ko nababwira ariko ngiyo ndi kumwe n'umuhanuzi abantu bajya bambwira ngo David nkunda abahanuzi nibyo reka nge nkunda abahanuzi kandi nawe utabakunda ufite ikibazo kindi nabo baragukunda kandi nanjye abahanuzi buriya barankunda mu minsi ya vuba bitenze kuwa mbere ndetse ubundi ngiye kumbona no ku matele ndi kuganira n'abahanuzi byacitse cyane cyane nzibanda mu cyaro yego nzibanda mu cyaro b'abahanuzi mutekereza ko batamenyekana babandi bavugirwamo n'Imana babandi mwe mutize ko iyo Mana yabavugiramo abo ngabo nibo ngiye kuzajya nkana nabo muri iyi minsi cyane kurusha n'ibindi bihe byose mwagiye mumbona bitarenze kuwa mbere muzambona ndabateguje hanyuma Innocent uyu munsi twashatse ko tugana ku kintu wanambwiye nanjye mira nk'ucyumvise ho gakeya urambwiye ati David ari ikintu ushaka kubwira abantu none ndagira ngo nguhe akanya kugira ngo none tubwire abantu cyane cyane ko ino platform nibwo nshima n'Imana Imana yubatse platform nk'iyi kavuga ati ujye ubwira ubwoko bwanjye yego Innocent kanguha akanya
igihe tugezemo igihe iki kiri digitali ni igihe kidasanzwe umunyamwuka agomba kukireba akacyitondera umunyamubiri we akakomeza akabukari ariko ndifuza ko abantu bose bava mu mubiri bakajya mu mwuka wera. Nagiye kubona mbona ibintu byinshi bitandukanye, mbona amakabari menshi biba byitwa udukabari, mbona n'amahoteli. Ngiye kubona mbona intozi nyinshi, mbona amasazi menshi, ni menshi utashobora kubara. Noneho mbona ayo yose yarari mu kirere, mbona aragurutse ari kuguruka, mbona aguye hasi uko yagwaga hasi akagwa nko mu biti, wajya kubona agaramanutse aguye hasi ahindutse abantu, ahindutse nk'abakobwa, ahindutse abagabo. Uti mbona ayo masazi ahindutse abakobwa, ahinduka abagabo. Mbona ari menshi amasazi isazi y'insanzwe nzi isazi mbona ahindutse abagabo, mbona ahindutse abagore, mbona ahindutse abakobwa n'abasore. Amasazi yego menshi cyane. Noneho ayo masazi urabizi ko ari n'ibimonyo biguruka, mbona aje mu buryo mbona aje ari kumwe n'ibimonyo biguruka by'inyuma biguruka byagwa hasi mu masegonda make bigahita bihinduka, bikagenda bikura, bigahita bihinduka nk'abantu. Icyanteye ubwoba kikanantangaza ni uburyo nabonaga nkabona ahindutse abantu, kubona ni umukobwa mwiza, kubona ni umusore mwiza, kubona ni umugabo mwiza, ukabona umugore ukenyeye neza. Ngiye kubona mbona ni mu byiciro 4 bitandukanye. Hanyuma mbirangiye umwuka w'ijwi ry'Imana, umwuka w'ubwenge n'ijwi ry'Imana biranyobora, birambwira ngo impamvu hajemo bihindutse bamwe bigahinduka abagore bakenyeye mu buryo bwiyubashe no kugira ngo abantu bazabayobereho. Impamvu bahindutse abagabo bandi no kugira ngo abakobwa bazabayobereho abandi, impamvu bahindutse abasore no kugira ngo abandi bazabayobereho, ndetse abandi bahindutse abakobwa no kugira ngo abagabo bazabayobereho n'abasore bazabayobereho. Icyaje kuntangaza, nabonye imwe muri yo yirukira akajya mu nsengero, izindi zikinjukira zikajya mu makabari, andi akajya mu mahoteli. Nabirebye numva ngize ubwoba, mbona ni ibitero bitandukanye, kandi ibyo bitero nabonaga bifite gahunda, ariko Imana izanengera abantu bayo. Reka dukomeze dusenge. Imana, mwuka y'Imana yaje kuri nge arambwira ngo bwira aba bantu hakiri kare, bikiri mu maguru mashya, ngo abantu nibitonde. Abantu bajya muri hoteli bakagenda nyine wenda bagiye nko gusenga cyangwa se bagatumirwa ahantu runaka bakarara mu mahoteli. Yambwiye ngo mbere kugira umuntu azarire muri hoteli azabanza afatirihe abisengere, hanyuma kimara kugera mu cyumba agiye kuryamamo azabanza gisengere, kubera ko hari dayimoni. Abo badayimoni bose binjiye mu buryo bwiza, abakobwa beza, hahandi umubiri ukoreka kari beza, ariko warebera mu mwuka ugasanga ni bya binyoma n'amasazi, afite umwuka ukomeye cyane, mubi cyane. Nagiye kubona mbona mu kabari naho nibo bibereyemo abagabo bazima, bajya guhura n'uwo mukobwa wo mu kabari mwiza cyane, bakimara kuryamana uwo mwuka mutwara roho, wamutwara roho, wa mugabo agahita ahinduka zezenge, akazajya ahora hariya. Ubugingo bwo kubera ko bwamaze gufatirwa, gutekereza Imana no guhinduka ntibishoboke. Rero uretse wowe muzima ushobora kubatekereza ngo Mana dusenge bari mu kabari, ugira ibyo wakora bikomeye kugira ngo ufate ubugingo bwabo uburokore, naho bo bamaze gufatirwa benshi. Ariko hari abandi bagifite amahirwe ko bavamo, noneho ubuzima bwabo bugakomeza bukongera bukaba bazima. Kandi nabonaga bibanze ku bantu bava mu rusengero bakajya gusinda mu kabare bwihishwa. Abo Satani guhita bafata akabakomeza, kuko ngo abasanzwe bariyo ngo bo arabifitiye. Abo mu rusengero bava mu rusengero bakajyamo, nibo Satani ari guhita afata ku kanya bitazongera gusura mu rusengero. Hahandi uhura nawe ukumva mu rusengero nta byishimo birimo, kandi mu by'ukuri David mu rusengero niho haba harimo ibyishimo bidasanzwe. Yego, n'umuntu agira agatuza, akagira gute agatuza. Abadayimoni rero uwo bamaze gufatisha bari guhita bamwereka ibyishimo by'akanya gato muri uwo mwanya, agahita zinukwa mu rusengero kuzasubirayo. Abadayimoni bo mu kabari, abadayimoni bo mu kabari bagahita bamuzinura mu rusengero, bagahita bazinura uwo muntu w'Imana kuzongera asubire hehe mu rusengero. Yagera mu rugo kuko umuntu waguye yarasenze,
ajya kuka k'Imana kaba atarashirirwa neza. Yagira ngo abitekerejeho Satani agahita amutera ikintu cy'ibibazo n'ibyo ari guhura nabyo, agahita avuga ati ariko ubundi ko ararya nagiyeho nkabona amahoro ubundi wakisubirirayo. Ariho uzasanga abarokore, abantu b'Imana dusenga, iyo barangaye gato yabura ibyishimo akajya kwiyahuza inzoga mu banga, akajya mu kabari mu banga yihishe ngo ni harakura ibyishimo. Kubera iki? Satani yahuye n'umugabo w'imyuka mibi, ahura n'umukobwa w'imyuka mibi, arongera mukuruye amusubijeyo. Hari telefone zo mu buryo bw'umwijima, iyo umuntu amaze kugerayo iyo telefone ahita yimuhereza akayimwambika. Nabonaga ari nk'ahani inyuma ashize iyo telefone. Iyo telefone bakimara guhura iyo telefone agahita yimusubiza hano inyuma. Akimara umuntu w'Imana, uwo muntu wavuye mu rusengero akimara guhura ni wa mukobwa wo mu kabari cyangwa muri hoteli w'umudayimoni. Icyambere bakimara guhura ahita amukubita akantu, nabonaga ari akantu kameze nk'uburyo bw'isaha ariko nini, ariko iconze mu buryo bwa telefone, akati kamushyira ku mutwe inyuma. Noneho uwo muntu yaba yatashe agahita yumva amajwi amubwira ngo ubundi wasubira hariya kuri habonera ibyishimo bidasanzwe. Ya dayimoni igahita imuhamagaza ka kantu yamushize hano inyuma kari connect, akamuhamagara akumva amajwi amubwira ngo hariya niho hari amahoro, hariya wavuye ejo bundi niho haraguhereza ibi ngibi byishimo, hariya niho haraguhereza gutya na gutya. Wagerayo ntuhure n'uwo mwahuye, ugahita uhura n'undi kandi ntibakugore. Ibyo bababwira byose bakabyemera. Mwuka w'Imana rero yaje kumbwira ngo abantu nibiyerure hakiri kare. Babatambiye bamwe bamaze kugera ikuzimu, barabajya mu tubari, barabajya mu tubari, bamaze gutangwa ikuzimu. Bivuze ngo iyo bagiye mu tubari bagateta abakobwa bo mu tubari igihe bateretamo n'amadayimoni. Hari amadayimoni ayo bajya mu kabari bagatereta abakobwa bo mu kabari, bahita bahura n'uti iyo myuka y'abadayimoni, abo badayimoni bahita bamwigarura vuba bakabafatisha. Bamara kubafatisha rero bikarangira imitima yabigize gute iheze ubugingo bwabo, bagahita bumufata bakabujyana. Buriya Imana ikintu yitaho yita ku bugingo, ntago yita kuri uyu mubiri usanzwe. Niyo mpamvu abadayimoni bo barwanyiriza ubugingo kugira ngo barebe ko bagira gute babujyana. Iyo bamaze kugira ngo babonye handi bagiye gufatiriza ku bugingo, Imana ihita ifata bwa bugingo bwa ikabujyana bagasigarana cya gipambara. Huzumva ngo umuntu yarimbutse, ngo yapfiriye mu byaha, ngo yapfiriye muri biki, bwa baramujyanye. Byambabaje kunabonaga kazirambika bakinjiramo, abandi bakajya mu mahoteli ngo bagiye kuvuga ubutumwa bwiza, bagahura na baba mama n'abandi bakaza mu buryo bakenyeye ibitenge kandi ari za nkobwa bahuye, akavuga ati ndaje kukureba, akabisha ngo ni umugore w'umuntu runaka. Bamara guhurirayo bagakora ibyangwa n'amaso y'Imana. Byambabaje ubugingo bwabo bukarangira. Nabonye bafatishije mu bahoteli ho, nabonaga bafatisha n'abahanuzi n'abapasiteri babafatisha. Numvise ngize agahinda kenshi. Kandi guhura nawe niyo waba ufite iyerekwa rimeze gute, kuba wamwemereye byonyine gusa intekerezo wazijagaraje, ahita kufata bikarangira. Niyo waba wari utangiye kugira gahunda yo gusenga, utangiye kumva ukunze Imana, bita birangira utangiye kwanga iki, wanga Imana. Ukavuga iti kwereka ko n'abandi bose ntacyo babaye, kagufata agahita kugira gute ikurangiza ubugingo bwawe ikabujyana. Byandeye ubwoba, binarambabaza, bintera ubwoba cyane, birambabaza. Bya binyoma by'uko babandi bahindukaga ibinyoma n'amasazi, kuko isazi isobanura umuntu, isobanura byinshi, umunuko n'ibibi byinshi. Bafite umujinya mwinshi, bafite ibibi byinshi. Umuntu wamaze gukora ibyo ngibyo, ari wamaze guhura nabo, kimuranga ahita agenda mu rugo yahindutse nk'intare ishonje maze imyaka. Umuntu wamaze guhura nabo bakobwa badayimoni bo mu kabari cyangwa muri hoteli, ahita ahinduka nk'intare ishonje. Iyo ageze mu rugo, niyo yasanga umugore wawe asenga n'abana basenga, hahita hatangira kubura umwuka. Bivuze ngo bano bagabo bagomba kwitonda kujya bajya mu tubari bagapfa guteta ngo bagiye. Bagomba kwitonda iyo bageze, nibazajya bano bagabo bajya mu kabari babe basenga batanasenga, bashaka bitonde cyane, kuko bari abakobwa bo mu kabari
ariko si bose navuze babandi b'imyuka mibi bameze nk'amasaza abandi bameze nk'ibimonyo byandi bifite amababi biguruka bitonde kuvugisha umuntu umukobwa wese uri mu kabari babonye kubera ko roho zabo barimo barazijyana bakazigabura abadayimoni. Ikimenyetso cy'umuntu bafasha bamaze gufatwa roho ye bamaze kujyana iyo ageze mu rugo hinduka nk'intare ishonje ya neza yavugaga byabiki yavuga n'ibyindi yagiraga ntabyo ako kanya kimara kugera mu rugo habura amahoro ntawongera kuryama neza gasinzire induru ziratangira zikavuga amahana agatangira kuboneka nimba yatangaga rasiyo y'ibiryo byo kumanwa byo mu rugo bitangira kwanga bikatangira gusambagurika yatahaga saa 4 agataha saa 8 na saa 9 z'ijoro kubera iki zambaraga z'umwijima. Abagore bubatse mwese n'abagabo mwese mufite abagore musenge kuko nabonaga n'abagore bamwe bava mu rugo bwihishwe bakajya gushaka babandi bo mu kabari bwihishwe bahurira bagira mu rugo tayaragahora mu kabari kandi asenga. Nabonye abaririmbyi babafashe nabonye abacuranzi babafashe nagize agahinda kabona ibyuka bibi biriko biravamo kandi byarobanuraga umuntu ufite inyenyeri y'agakiza umuntu ufite inyenyeri y'ibyiza yamyuka mibi kamwinjiraho yamara kumugera iruhande kimara kumugera iruhande igahita ihinduka umuntu uko yamuhoberaga wa mwuka wawe w'umukobwa ukinjira muri wa wundi gaitabura bwenge bwaitabura bikarangira. Urumva Imana itabare Imana irengera abantu basho David nagize ubwoba navuze ngo Mana tabara arengera Mana tabara arengera. Uwo mwuka rero waje wari ni simusiga uyu mwuka waje simusiga w'ubusambanyi uteye ubwoba abadayimoni baje n'ibyo bari kwikorera gusa. Rero biragoye mu myaka iri imbere nta muntu uzongera mu myaka iri imbere nta muntu uzaburira Imana n'umugore mu myaka imyaka nje ahubwo nibazaga nkavuga ati kubera ko abantu ejo bundi twakoze ikiganiro ariko ntago nakikoreye hano ndibaza ngo kubera ko isi bari abantu bajya mu tubari nuko bajyayo bishimye cyangwa hari ikindi kintu kiba kibajyanye. Hari abagenda basa nk'abari guhunga ibibazo byo mu rugo ariko kubera ko aba yarakandagiye rimwe yo ya telefone ikamuhamagara y'inyuma igahita imuhamagara igahita imutwara akagerayo amara kugerayo ubwenge bwe bakabujyana none agahorayo ari uzahita usanga bahita batandukana cyangwa se bahita bagira gute cyangwa se bwo uzasanga umugabo ataha cyangwa agize gute yataye imodoka ikanamugonga uwo muntu aba ari umuntu uzahinduka ariko abademoni bagahita bavuga ati uyu muntu araducika bagahita mukubitisha impanuka yihuse. Niyo mpamvu umugore wese ufite umugabo atizeye neza akakijijwe neza namusengera ukagiye kose amuhozeho iki amuhozeho isengesho kandi amurindisha isengesho kandi nataha ntamutote ngo amubwire nawe ngo wahozeho akubita isengesho avuga ngo Mana ndagushimiye ko umuzanye n'ikindi gihe azagera ntazi yagiye amaraso yawe ajya murinda akimara guhaguruka amutegurira imyenda ari kuyaturaho amaraso ya Yesu ari kuyisengera ari kuyikuraho imyuka mibi ari kuyihindura umuriro. Iyo dayimoni niza no kumwegera isanga ari umuntu udasanzwe izamutinya ariko iki gihe abantu benshi bagize gute bararangaye. Abakobwa bo mu kabari rero babitondere cyane bikomeye. Yego yes urakoze cyane sinzi gusa abantu baza kutanga comment ku byo bumvise ariko nanjye ari umuntu nigeze kuganira nawe arambye ati David nigeze kujya mu kabari unteta umukobwa sikari umukobwa nsanga n'umuzimu nubuhamya ko nyimpera uwo muntu ati n'umuzimu kandi mfite ibimenyetso byambwiye ko ari umuzimu. Nuko twageze mu cyumba tugiye kugira icyo dukora nkahita kinguruga rukingisha imyuka ye. Yego ngahita kinguruga ngo bona ngurugi ngahisa rukinga ngakingisha imyuka ye cyangwa se yamaze kukwigarurira muri imizimu yose ntago imizimu yose yemera ntago umuzimu ashobora kwemera ko muryama hejuru ntibishoboka. Icyo gihe iyo bimaze kujya gutya amaze kumwemerera ari umukobwa mwiza wajya kureba mugeze mu cyumba ugahita ubona nagakecuru nk'aka imyaka 80 na make up ugasanga n'ibyondo kahomyeho ugahita ukibwa ati yewe ugahita ukabura wamara kukabura ugahita ugira hamuka umutima ugahita uhera kubera iki umutima wawe akaba kamaze kuwujyana umutima ugahita uhera bikarangira kuva abantu bapfira mu maroje bakayoberwa uko byagenze ni gutyo Hakimana ishimwe ugiye yerekana ko uko ibihe bigeze ngo abantu b'Imana baze kugira ubwenge yego. Hanyuma inusereka twige mu ijambo ry'Imana ko ibyo bintu tubiveho gusa wumvise maze iminsi ndi kubwira abantu ngo twumve turebe ariko nanone tunagira ute tuniki cyane ngiye numvise message numvise bikomeye umuntu wese ufite umugabo uzikadakijwe neza ajye musengera atazagenda agahorana n'abakobwa b'amazimu cyangwa se b'amadayimoni. Gusa
dusiganye iminota mikeya kugira ngo tuze gukora ikiganiro kigufiya tubohora abantu n'ijambo ry'Imana ni kare. Yego. Imana ibaho umugisha. Tugiye kuganira ijambo ry'Imana ko muri Obadiya igice cya mbere umurongo wa 5. Bibiliya iravuze ngo naho watumbagira hejuru nk'igisiga icyari cyawe ukacyarika hagati y'inyenyeri aho naho nzaguhanurayo ugwe hasi niko Uwiteka agize gute avuze. Imana ishimwe cyane. Bantu b'Imana inshuti z'umusaraba bantu mukurikiye ku Jwi ry'Amahoro ndetse no kuri Gonarike TV Plus, Imana ibaho umugisha. Ndagira ngo mbabwire ngo uyu mwanya wa none urwiswingishije rwose turwihorere ndetse turureke. Imana iragutumbagije iragukuza ikugira umuntu udasanzwe ikugira umuntu ukomeye. Iki nicyo gihe cyo kugira ngo uhinduke rwose. Imana igukoreshe ibyo butware aho waba uri hose, ubuzima waba urimo bwose, icyo waba ufite cyose, nutubaha Imana izagusubiza hasi kurutaho wagize gute waruri. La topi enema ndalavo onemai. Ndagusengeye kugira ngo uko kwamamara kwawe Imana ikurinde. Ndagira ngo ako gaciro ka Imana yaguhaye ikarinde, ayo mahoro ya Imana yaguhaye iyarinde, kandi bisa n'ibibi byose bitavuga Uwiteka Imana ibihungiriza kuri y'ubuzima bwawe. Imana ishimwe. Ngo naho watumbagira hejuru nk'igisiga cyari cyawe ukacyarika mu nyenyeri aho hose naho nzaguhanurayo. Ayayaya. Imana ishimwe. Biravuze ngo ahantu hose uri ubaha Imana, ahantu hose uri izera Imana, ibyo uri gukora byose te elasi benema ndalavi enelai ole shaina hayama, ibyo urimo byose cira bugufi y'Uwiteka. Igihe cyose watumbagiye uzamana watumbagira mu kirere, niyo wagira ibintu bingana gute, niyo wakubahwa mu buryo bumeze gute, niyo washimwa mu buryo budasanzwe, Imana izagushyira hasi. Yesu arashaka kugira ngo agufate arengere ubugingo bwawe. Ibyo aho waba uri hose ufate Imana uyigira iburyo bwawe kugira ngo iyobore agaciro kawe. Ntabwo bize mu murimo w'Imana yemewe, kuba bize ntabwo bizemewe, kwiyumva ntabwo byemewe. Ca bugufi mu buryo bukomeye. Imana irashaka kugutumbagiza. Niwitumbagiza Imana izakumanura, niwiyamamaza Imana izakwaga agaciro, nushaka inyungu zawe bwite Imana izazitura hasi. Ndagira ngo nkubwire ngo tarabi enemande lavo shaina haya menemanda. Imana irashaka kugira ngo mugendane uciye bugufiya ndetse uyizeye kandi iyobowe nawe. Imana ishimwe cyane. Ndagira nkubwire ngo nanone kandi bantu b'Imana, kuzamuka kose haraho umuntu aba yarazamukiye. Iyo utazamukiye ku Mana ukazamukira ku bantu, abantu barakurekura ukamanuka. Kandi uteganya umenye yuko nuzamuka imbaraga zakuzamuye nizikurekura uzagwa hasi umanagurika kurutaho wagize gute watangiriye. Ariko nuzamuka uzamuwe n'Imana uzagira kure. Nuzamurwa no kwiba, ukazamurwa no guteka imitwe, ukazamurwa n'iki, aho waba uri hose ibyo wakora byose Imana iza destroying ibyo byose uzaba warubatse, kubera ko nta mbaraga z'Imana zizaba zibirimo. Imana ishimwe cyane. Uhereye none rero Imana ikuzamura, ariko uzamuka uzamuwe n'Imana. Ibyo wakubaka byose ubyubake birimo Imana, ibyo watekereza byose ubitekerezamo intekerezo z'Imana. Nubitekereza gutyo Imana izagushyigikira. Rero humura nawe, ntabwo urazamuka ariko utegereje ko ijuru rikuzamura. Igitangaza cyumutse kivuye ku Uwiteka ntabwo kizigera gisenyuka. Izabikubakiye ibintu bihambaye ndetse bitabasha kunyeganyezwa. Haleluya. Nikuzamura ku mugabo wawe, kakuzamura ku mugore wawe, mu kazi kakuzamura, mu byo byose kakuzamura, uzakomera kandi ugere hehe, ugere kure. Imana kwishimire, haze kwifuza ku mutima wawe, Imana kunezererwe. La topele manda la vila honi mlahai lo la hayo benchamin na oble ola loibla shaibla haido sebendra. Kuzamurwa n'Imana bigira umumaro ndetse bibi bintu bidasanzwe ndetse bigeze umuntu kure. Imana ibaho umugisha. Haze kwifuza ku imitima yanyu mwakire neza ijambo ry'Imana, ducire bugufi y'Uwiteka abere utuzamura tugeze kure. Amen. Amen. Hanyuma turagushimiye cyane muntu w'Imana ku jambo ry'Imana ndetse no kubiganiro twabanje twaganira. Byari ibintu bikomeye, ariko nanone tuba tugomba kumva, ntitukajye twumva dushaka kumva ibintu bizima mu matwi gusa. Nibi biba bikenewe. Kigeze mu kanya keza abantu bishimira bakunda ko gufatana n'umukozi w'Imana. Nagira ngo umuntu w'Imana dusigire nimero yawe ku bantu bayifite ni yayindi, ariko ku bantu bashyashya bo reka tibabwire. Yego ni 0788 25 40 10. Ku bari hanze y'igihugu bari hakurya y'Igota Masimbi n'agateranyo 250 788 25 40 10. Imana ibamugisha. Amen. Hanyuma ku bantu badukurikiye mukore subscribe, muna sharing ku nshuti zanyu. Nawe niba guhasangije kino kiganiro menya ko umuntu akigwara inshuti yawe, ariko munibuka gukora subscribe. Nosa. Yego. Nikara gusengera abantu b'Imana bafite ibyifuzo bigiye bitandukanye ko Imana ibasha kubakoraho.
Manu ujya wumva gusenga la domaine manda la dovedra la kota si abini manda la dohaiba ni jivelem la hai oye oye ba oye ba yole shaim la gomi andi ma ando ivia odo goni ka shima andi ando ko de ka boni ma oye jiva oye lam le ando mi audi bu shima na hai oye mo le oye ma ivia odi shima na ha amen yego kanonge maizi itangazo ku bantu bafite ibiro bigiye bitandukanye Gonareke Pictures ni igisubizo kuri wowe kugufata video nziza ndetse n'amafoto meza wasigana memory cyangwa se urwibutso rwa memory ku muntu udukeneye aduha kuri 0788 27 5 0788 iyo nimero niyo waduhamagaraho ubundi tukaza tukagukorera amafoto meza na video nziza ku bantu bashaka stream live bitambutse online mu buryo bwa live nabwo mwaduhamagara ku bantu bafite abantu bagize ibyago ariko bakaba bari hanze bashaka gukurikirana umuhango wose kondere kugenda mwaduhamagara twafashamo icyo kintu ikiza kirimo nuko twebwe turukuza kuyifasha nka service Imana yadutumyemo nta mafaranga menshi dukeneye niba waratanze amafaranga ahantu yawe bakayagusuzugurana twe duhamagara tuze tugufashe ariko warasenze Imana by'umwari ukunda Gonareke Plus Imana amahoro ikomeze ibane nabo.